Muraho neza mabuja. Mukomere mukomere. Amakuru ni meza. Meze mute? Twaye turaho tumeze neza. Tumeze neza. Twagezwaga no gusaba akazi. Akazi? Twasabaga akazi rwose mabuja. Kwa nta mirimo tugira se wa mugabo we. Kaba nta tugira. Ni ukuri kw'Imana mabuja. Akazi kose kabaho mufite. Ngewe ni ukuri kw'Imana nzakabasha. Nzagakora ni ukuri rwose mabuja. Mabona n'akazi ni ukuri kw'Imana gaciro. Akazi ko mu rugo uzakabasha. Ni ukuri kw'Imana akazi. Nzakabasha ni ukuri kw'Imana. Ngewe nzi no kubaga n'inkoko. N'inkoko nzi kuyibaga. Ntabwo turya inkoko. Gamaki. Mabuja ni ukuri kw'Imana akazi ndagakeneye kandi rwose neretswe ko yuko hano hantu uri bumpe akazi pe. Ni ukuri rwose. Gusa ariko nari nkeneye umukozi. Yego. Ninde ukubwiye yuko hano se dukeneye umukozi? Oya, nahitamo ndagenda mbona ni ukuri kw'Imana ko mwamukeneye akazi. Noneho ndayije ndavuga reka nze ngasabe hano ndebe ko mwakamba. Uzi gukora amasuku se? Bari cyo kintu cya mbere ndeba hano kigiye kunjagaraza. Amasuku rwose ni ukuri kw'Imana ndayakora. Reba ukuntu nanjye mba mfite icyaha. Ni ukuri mba meze neza. Banyeye hano hantu hose mureba hameze nabi. Wani hese? Wacu ni mu Gasura. Gasura? Gasura ni hehe? Inyumiriyo umanutse ukazamuka ugatambika munsi yo kuri cya giti cyo kunuza cyo ku muhanda. None se akazi bizagusaba gusubira iwanyu se cyara tugatangira? Oya ni ukuri kw'Imana akakanya mabuja akakanya ni ukuri ndahita ntangira akazi. Uzambara iki se ko nta yindi oya mabuja ni ukuri imyenda ndayifite reba do iri ni ikote mabuja ni ukuri kw'Imana pe do iri ni ikote. Iri ni ikote nzaza nambara. Iri ni ikote do ikote rwose mabuja iri ni ikote nzaza nambara dore mfite n'umupira. Ko wanamesheda. Mfite n'umupira. Nje imyenda yanjye ubundi ndayigenda. Imyenda yanjye ndayigenda. Nje n'umupira. N'ubu ngubu naha manone mwereke. Oya. Dore rwose. No iyi shati niyo umurana iyo ndi mu kazi kugira ngo nzaze mpumeka hano hajye hacamo akayaga neza. Ubundi nyikoresha nk'isengeri. Noneho iyi ngiyi rero ni imyenda nyine nzaza nkoresha. Ntabashaka kambaka. Umakazi rwose. Kazi ni ukuri kw'Imana ndagakeneye pe. Ndagakeneye. Ibi ngibi birabiheraho. Byose ni ukuri kw'Imana. Bitunde ubushyira ahantu hamwe ahantu hose wakorope hamere neza. Uri buze kuza gufata ibi bintu byose. Ugenda ubirunde hariya. Byose. Noneho ufata amazi biretse se kandi njya banza wumve ko ntufite guhinda. Mabuja ni ukuri kw'Imana rwose kazi ndagashaka. Ndagashaka rwose. Ufate omo ushyire mu ndobo ibintu byose ubihakure ubirunde hariya hirya ujye ufata amazi ukube hano haki. Mabuja n'indangamuntu ndayifite. Ni ukuri n'indangamuntu yanjye akira. Akira n'indangamuntu yanjye ibike rwose. Njyewe Wenda atari wo. Oya ni njyewe mwamini rwose. Ndabona atari wo. Oya ni njyewe rwose. Reba neza witegereze urebe. Ndasanga uri umwana. Nuko ngaho kera nyine nari ngifite umusatsi. Ariko noneho naje guhura n'ikibazo nyine bituma nyine. Ahantu hari hirya uciye hari butike. Ndahaciye hacuruza umugore w'igikara. Umugore w'igikara ndahaciye rwose. Reka nze ngutuma amakara n'ubundi gice nigendera. Akiri rukanga. Ngiye n'umubwira guha amakara. Turi kuvugane kuri telefone. Aguha ibiro 2. By'amakara. Yego. Ibiro 2 by'amakara. Amakara ibiro 2. Ibiro 2 by'amakara. Nta kindi ngutume. Amafaranga. Umubwire ko tuvugane. Nawe jabo se mwikopesha. Byose birakureba kandi. Oya kwikopesha se muri ko ari umuco. Ibintu nishyizemo nzabibashara. Uyu mugabo mwuka byaramye. Kazi bazagashobora koko. Ewe. Ndayazanye amakara. Ndega amakara yo mu mujyi we.
mabuja icyo ariko nayazanye rwose, nayazanye amakara pe. uzanye si ibiro bibiri? Iyi nzanye ibiro bibiri nuko ari dutoya. Kugeza ari dukeye. Yego ko mana yanjye. Si ibiro bibiri se wantumye? Aya makara ugiye kuyasubizayo. Oya. Aya makara ni meza mabuja, ni ukuri kw'Imana. Aya makara ariyo ubundi aya makara uzukuna canika neza. Aya makara canika neza ni meza. Ni meza rwose. Aya ngaya mara n'igihe. Ubundi niyo twebwe iwacu mu gasura ducana. Aya ngaya ushobora no kugira gutyo ukabona yamaranye ibyumweru 3 cyangwa ibyumweru 4. Nukuri kw'Imana singiye uzagira cyane. Ntacyo nta kintu bintwaye. Ngiye uzagira cyane rwose. Ugiye kugenda ufatisha. Urateka imboga. Imboga. Yego. Hari karoti, hari imiteja, hari idodo, hari intoryi. Urabe ubundi uzi guteka imboga neza? Yego ko mwana yanjye na dodo nzi kuziteka n'inyama byose. Nese noneho mabuja imyenda yanjye sizagira aha ngaha. Yambare nkuko waje uyambaye. Ndaje nkwereka ahantu yishyira. Yego. Buyifasha ariko. Noneho ngiye mu isoko sintinda uteka imboga. Ibindi ndabikubwira neza. Ntago ntinda none leta mbanga. Nese mugira n'abana. Nese uri kubona nta bana dufite. Haba waciyeho haruguririye se? Ntago nababonye. Uzajya unaboza ahubwo. Urabizi? Ngeha n'abana nzi no kuboza ndetse no ku kibuno ndabizi kuhoza no mu mutwe ndahazi hose. Nge nukuri kw'Imana akazi kose ndakazi mabuja. Byose. Cyakora cyo natunze benshi. Nge akazi kose uzajya hano kose uzajya kumbwira. Ubundi ngewe no guhinga ndabizi. Ko nta mirima tugira se. Byose ndabizi nzaya mbikora. Ako tuzayishaka uzajya uhinga. Noneho ubwo kangira vuba tangira akazi. Mukanya. Bose ntago agira amahane se. Ibyo ntago bikureba. Uzajya ukora akazi kawe. Mabuja muzamubimba ngahe se? Uri gushaka ngahe? Oya nako. Uri gushaka ngahe? Icyambere wabanza. Nzajya nkora neza. Noneho nimubona ndi kugira. Muzajya munanyongeza. Azaguma tu. Yabaga. Yakora. Umunyu uko numva ari mwinshi. Tabanyirukanara ariko ntarebe. Ndakomeza ngenda numva nishake zishire. Ubundi nongeye ntangire nikizi. Bakubanusha. Mabuja agomba kunyishimira. Kuba mbonyera yahita nyirukana tu.